meze neza. Zana kano gapira nkagufasha. Abanyakigali ni baba. Bose nagura umunyakigali mbaho ndakurira ibyanjye mbaho. Oya yarakubeshye abanyakigali tubabana beza. Muri kubasha kumvikana neza. Halo ko numva Mariza ari kwanga reka nje kwiyashakira hari. None se ko phone yanjye arimo arayijyana wowe. Imana ijambo ry'Imana riranditse ngo jya wizera abakozi b'Imana. Agashwingi. Kurashize none. Yata. God have mercy upon us. Hey. Nawe ukeneye ko tugusengera. Rero ubundi reka nkubwire. Yes. Uyu mujyi udatetse umutwe. Jesus is Lord. Cyo ndabizi ntago wabaho rwose udatetse umutwe. Uyu mujyi. Mukobwa si wagira ngo ni umujangwe. Shora we ni umujangwe rigiye baba ahubwo turasubijwe manje. Umukore cyecure ko tuba twamukuraho agafone. Agashwingi. Tugende turebe Nagakapu byari byo bana kuba lo reka tugende turebe. Ntabwo tugende. Niyo mpamvu njyemba nitwaza kano ka Bibiliya njyemba mbwira ijambo ry'Imana Saraba ngo mu mutwe ufungutse bro. It was at this moment he knew. He fucked up. Abo mufite. Oya wimutwara mutwara gatinga. Meze neza. Zana kano gapira nkagufasha. Abanyakigali ni baba. Bose nagura umunyakigali mbaho ndakurira ibyanjye mbaho. Oya yarakubeshye abanyakigali tubabana beza. Ubu rero turi abantu beza turi abakozi b'Imana. Ahubwo muragize Imana. Yego. Nta kuntu wamusengera. Mwebwe nakomeze nk'ababandi barambwiye ngo abanyakigali murabatunga. Bamuko reka musomere ijambo ry'Imana. Mubona ko turi abakozi Turebe ukuntu wagera muri iyi Kigali ukayivamo amahoro nta kibazo uhuye nacyo. Abo mufite. Byanyu ndabizi. Oya abanyakigali turabana beza. Mu itangiriro Imana yaravuze ngo hajya yamuremye mu cyi. Ako se burasi mu byuma cyangwa mu mvaruganda. Mwihanganire mukozi w'Imana arimo aravugishwa amaze iminsi arwaye. Rero mwitondere. Rata rero urumva nari ndimo ngutsomera ijambo ry'Imana. Mu itangiriro nuko Imana iravuga ati reka ndeme umuntu kandi mureme mu ivumbi. Nubwo uregekara bwose ntabwo ntibyagenda. Imana ntabwo yasa nkawe. Iravuga ati aha ngo tubivuyeho reka nkurire imbere indirimbo aheza mw'ijuru.
God have mercy upon us. aheza rero numva umukozi w'Imana, reka tukwereke, waba wari ubashije kujyaho ngo tukuyobore? Nitwe bakozi b'Imana. kubona usa nk'umuntu wayobye, waba wari ugiye tukuyobore? ni umumabuja yarambwiye, twavuganye kuri telefone, arambwira ngo ndangira akazi hano hari gutya mu nzu ni hanini cyane, ntabwo namenya ngo ni nyine yambwiye, ahubwo mwandangiye igipangu hamwe aho yarandangiye ahari. So mama mubyibushye Njye ntabwo nzi ukuntu ameze, yarambwiye niza telefone yawe muguhamagara. oya nari ndi iwacu, barambwira ngo nzazamo akazi ariko ntabwo nzi ngo niyo yaba. Mwandangiye ahantu abawe yamamaga kuri fone. uriya ni wa mama Ni wa mubyibushye, kandi njye sinakubwiye ngo namweretswa nijoro. umva nanjye yari ubundi njye nari yanasabye nakwereka, muramubona mukasha nari kumumenya. namweretswe, ubu nasenga ahubwo tumutwaze murangezayo uyu mupira none si umupira wanjye. reka tugutwaze, dore wananiwe, reka Twakire. tugutwaze Munani. wananiwe. Umva mutwaze umupira, reka nanjye mutwaze agakapu, reka tugutwaze wananiwe. Aka ni agacyo ufite. ni na mugenzi wacu. mwakansubije. uri na mugenzi wacu, ndabona usoma ijambo ry'Imana. Naka Imana iravuga ngo ibyo mutunze byose ni iby'isi, bya Kayizari ibyo n'ibya ngibyo ni Kayizari, ibyanjye. Reka nako tugusomere mu n'ibi ijambo nabyo ni ry'Imana. iby'Imana. Rero uhuye n'umukozi w'Imana, reka tubigufashe. Iby'isi ni iby'isi, iby'Imana ni iby'Imana. Ubwo rero waha umukozi w'Imana mugenzi wanjye telefoni, agahamagara nyokobuja, hanyuma tukamubwira akaza akakureba. Umukozi w'Imana naguhe telefoni, tumuhamagarire mabuja. Yego. 0788. Yesu arakiza, Yesu arakiza, ni Luka mu migani arakiza. Wa mukozi wawe yaraje, twari tumukuzaniye. wa wundi yahamagaye ndi mu cyaro. Muri kubasha kumvikana neza? Halo, ko numva Mariza ari kwanga, reka njye kwiyashakira hariya. none se ko fone yanjye arimo arayijyana wowe? Ijambo ry'Imana riranditse ngo jya wizera abakozi b'Imana, agashwingi ntabwo ndi buze nuko kuyibura. umwizeye ntabwo uzarimbuka. Iri jambo ry'Imana ryanditswe na Petero, hageze ni Petero, ahubwo baba tumutegerejeho gatoya. arahita agaruka. Yego, nanjye ntabwo ari buyitware. ntabwo nta mukozi w'Imana utwara telefone, kandi muri bibiri mu ijambo ry'Imana haranditse tujye twizera Imana kuko yatugenje natwe ikatwizera ikadushyira kuri iyi si. Ubwo rero waba umutegerejeho gatoya, twabona ari gutinda nanjye nkajya kumureba, nuko nkajya kurebera nyokobuja. Rero ndabona ari gutinda, reka njye kumukurebera. Ngumye hano. Ugumye hano? Muraza cyangwa tujyana? Oya, ugumye hano turaza tugaruke tukurebe. Uyu mupira wawe nawe turawujyanye kugira ngo tumwereke ko neza ari uwawe, nibwo arabasha kukumenya. Ariko muhita mugaruka. Kandi muramuke. Nako turaza kumukubwirira tumusuhuze. Mugenda mumubwire kano kanya tuza kundeba ko ndi hano. Yego, kandi Imana iguha umugisha. Urakoze. Byagenze gute? Yewe mubyanjye, umupira wanjye, umupira wanjye.
n'abatubuzi oya umanyire banjyane telefoni ngo barasenga ngo rimbaye telefoni umupira babemfashe none byose babijyana abandi babambaye ntabwo mbizi njye bapi barasenga n'abatubuzi bakubeshye n'abatubuzi kandi bambwiye ngo barasenga ukajya bambwiye n'umubiri ubyanditsemo bakubeshye n'abatubuzi ndabagufatiye mama yambwiye ngo nzajya nsenga mana bibiliya none nabo barayitwaye n'abatubuzi babijyanye n'abatubuzi ndababona gute yambaye ipantaro imeze ukuntu yambaye n'inkweto ntabwo nzi ukuntu bazita n'abatubuzi duhera hepfo bari kumanuka n'abatubuzi none se wamfashije kandi njye kuba gufatira turashize none byataye God have mercy upon us. nawe ukeneye ko tugusengera